yabuze izina yitwa umwana w'imihanda ineza ninda umwana wari umwanda okay yeah uriya mwana yararirimbye ndumva icyo kinyarwanda bitamvuge ni izi ndirimbo n'abandi bana bose baje bagahita baririmba gutya ikinyarwanda ubu nticyahita kizimira kuko yahise inakundwa bitamvuge nanjye rero ubu ngubu ngiye gukora ibishoboka ninjire ku buryo nibaririmba indirimbo nk'iriya nanjye nzajya nshyiramo iy'ikinyarwanda nyakinyarwanda cya kera cyangwa cy'umwimerere nuko natangiye ubundi indirimbo zanjye inyinshi ni ibishego Bruce Melody gusa inama yenda namugira buriya buryo baririmba mu buryo buhamya icyo bashaka kuvuga kikaza ku mugaragaro ndibaza ko mu gihe azaba afite umukwe afite n'umwuzukuru afite n'abana bicaranye aho ngaho bakuru hari igihe indirimbo ze zizajya zimutera ikibazo kuziririmba. Eyo, what's good Kigali, what's good nongeye kugushima ngo ikaze wowe udahwema kubana natwe kuri Nest TV nkubwira ngo namwe mu mahitamo meza wagize kuko nta na rimwe uzigera wicwa n'irungu kuko iyi mihanda tubereyeho kuyibirukankira ngo tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ntangiranye morale nyinshi nkuko mubyumva kubera umuntu turi kumwe nubwo mubona ari seriye cyane nawe ni umujene. Ndagira ngo atangire yibwira abakurikiye Nest TV ariko ataratangira nkubwira ngo utarakora subscribe wakandaho kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Sindi bukuvuga uri mukuru ntagira ngo utangire wibwira abadukurikiye. Ndishobera amanga intwari datinya urugamba rwigimba aho batinya ndi nkubihindira mu bicu bibazo bigatuza ndoruzire gukumba ibibazo nditano ry'umurasusurutsa basuhere nkakangura ibicaniro byasinziriye sinjya ashimira wasiziranye ntarashimira ubatse urufatiro nduwo nguwo naho cyuhu harya bahita bavuga bate nta mugabo guma umusaza ahantu se ubundi bahise bagira ubwoba uretse ko nanjye ari uko uri inshoberamahanga rero nta rindi zina ugira ry'ikinyarwanda izina ry'ababyeyi ndishyira mbere Damiye Shyirambere Damiye yego Shyirambere Damiye twishimiye kukwakira kuri Nest TV. Murakoze cyane. Yego urakoze rero wowe udukurikiye nakubwira ngo turi kumwe na Damiye umugabo ngira ngo atwibwire wenda mu bigendanye n'imyimerere n'irangamimerere niba ntacyo bitwaye. Ndubatse mfite umugore n'umwana. Umugore umwe n'umwana umwe. Yego. Ufite inshoberamahanga kazi n'ishoberamahanga ntoya yindi. Ni Jenny nyene. Daviye wakoze kwitabira ubutubire bwacu tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye. Ese kwanza tutiriwe dutinda mu magambo inshoberamahanga byaturutse. Inshoberamahanga byaturutse kuko naririmbaga indirimbo abantu benshi bakaza kumbwira ngo ntibumve ibyo bavuga ibyo naririmbye ubundi biza guturuka cyane ahagana muri 2002 ahantu nari nabonye misiyo cyangwa reka mbikubwira nyine uko byagenze nabayeho umusirikare tuza gukoreshwa n'abazungu amasomo baduha amasomo twitegura kujya muri misiyo noneho umuzungu araza arambaza atari ko uri inyeshyamba cyangwa uri umusirikare wa guverinoma ndamubwira nti nduwo nyine aturi uri wo nyine urinde nubwo ndi inshoberamahanga niba byakuyobeye nuko ubwo mpita nyine izina rimfata gutya batwumvaga twese bahita babifata gutyo mbishoberamahanga uko nguko ndaje ninjiye no muri muzika abantu batangira kuvuga ngo ibyiririmba nitubyumva mpita mvuga kumenya narashoberanye nanjye nuko izina ryaje ufatiyeho no mu muziki wese kuki ukunda kuvuga ibintu nyine bishoberanye wabugane wawe ngaho umuntu arakubaje umusubize ibisoberanye indirimbo urazikoze uririmbye ibishoberanye wenda nubwo tutarabigeraho iki uyoberanye wa mugabo
mba numva byoroshye kuko iyo umbajije ikibazo nkigusubiza nk'uko numva nakagushubije, ahubwo subiza uko abantu batari biteze ko nabasubiza, niyo mpamvu. buriya si ikinyarwanda cyinshi waba uzi? Ubundi n'umuryango wacu n'uw'abasizi, ubwo nabyo bishobora kuba binkurikirana, nubwo mba ntashatse gusiga ariko bikankurikirana. Twinjiye neza mu kiganiro kabisa, ikiganiro ndakeka kiri buze kuba kiryoshye cyane. Uhuye n'umuzungu akubajije ibintu uramusubije, arakubwira ati wa mugabo we kuvuga ibitumvikana uti ndi inshoberamahanga. Uje no mu muziki rero? nje mu muziki kandi naje nta nubwo naje nzanye agatafari kwa kundi bavuga ngo nzanye itafari, ngewe nazanye icyumba mu muziki. Wazanye icyumba mu Ni icyumba ngomba kubaka kuri iyi nyubako y'umuziki, ngomba gushyiraho icyumba, ntabwo nzashyiraho itafari. wowe ntabwo uje gushyira itafari ku muziki nyarwanda, uje gushyiraho icyumba? Nzashyiraho icyumba cy'inshoberamahanga. na kabisa. Hanyuma ni iyihe ndirimbo ya mbere wanditse nyine kugira ngo ikwemeze noneho kuri inshoberamahanga wasohoye abantu bakavuga bati ibi ntabwo bisanzwe? Iyo ndirimbo yitwa Ndiho. yitwa Ndiho. Katwumve Ndiho. Ni indirimbo nakoze igizwe n'inshoberamahanga gusa, wajya kuri YouTube yayibona, yitwa Ndiho by Mr. Shyirambere. Mr. Shyirambere. Iravuga ngo ndiho nitari ugupfa kubaho, ubu nge nzaho mvuye kandi nzi naho ngana. Ndiho bitari ugupfa kubaho, ubu nge nzaho mvuye kandi nzi naho ngana. Iyi bari rofure, noneho ibitero byose ni inshoberamahanga, ubwo ni amatsiko. Inshoberamahanga. Refure ko numva ivuga ibintu. Iyo ndirimbo niyo ya mbere? Oya, urumva amaze kugira indirimbo zirenga 100, ariko nagize ikibazo ngitangira umuziki, narahuzaguritse, birangora ku buryo guhura n'abantu banyobora mu muziki byaramvunnye, kuko umuziki nkukora nk'impano, ntago nkukora nk'ibintu nagiye kwiga, ni impano. Yego. Impamvu nari nkubajije icyo kibazo, mu ndirimbo uvuga rofuro uravuga uti ndiho kuko nkwiye kubaho, ndiho kuko bitari ugupfa kubaho. Ayo magambo si ubwo saa y'igisirikare wa mugabo we, wari urokotse urugamba rukomeye, ahari wahimbiye ku rugamba muri ya minsi wa muzungu yakubaza? Umuziki nawinjiyemo maze kuva mu gisirikare, ntago ndi umusirikare, nakoraga ibintu bya morali nk'abandi bose nyine, ariko ntago kuba umuziki, gukora umuziki ntago ari ibintu nigeze nategura no mu buzima, ahubwo gukora umuziki uti byaje gute? Byaje gute? Ahagana muri 2017, ubwo perezida twamamazaga perezida yaje kuri stade Nyamirambo. Aje kuri stade Nyamirambo turamamaza nyine, turangije turataha. Saa 12 ngiye kubona mbona haje abandi bantu mu rugo, bati gahunda ni yayinda. Ntiyihese kandi ati nyine ubwo urabizi ko tugomba gutora neza. Ndavuga nti se nyuma y'ijambo rya perezida tuvuye Nyamirambo kuri stade, ubwo ni stade pere nyine ubu ngubu, urumva hari ikintu ugiye kongeraho? Ati hoya, tugomba guhura imbona nkubone, biriya byari rusange, tugomba guhura imbona nkubone noneho nawe ukatwemerera ko turi kumwe. Ndavuga ni guhera uyu munsi n'ubundi sanzwe turi kumwe, ariko noneho ubu nanjye ngiye gukora igituma noneho tuzahorana ibihe byose bisigaye. Nibwo natangiye gukora indirimbo nyine, mfite n'indirimbo z'amatora, mfite n'indirimbo nanamuhimbiye umukuru w'igihugu, mbese buri sije zose nagiye ndirimbaho ku buryo ubu bitangora kubona indirimbo ahantu hose bampamagaye. Yego, ubuzima bwawe dusa nk'ababuhereye nyuma gatoya y'igisirikare, ni nayo mpamvu duhereye nyine
muri ubwo buzima bw'aho wahereye ukora uwo muziki wawe ukora uyu munsi wa none. Damien, byari ibintu byoroshye kuva ku rugamba ugahita uza mu buzima bwa morale busanzwe guhimba indirimbo wenda ntitaye ku mwaka wari uri mu gisirikare, byarakoroheye cyane? Ntago byari byoroshye kubera yuko urumva umuntu aba ahinduye ubuzima, aba yari ari mu buzima bwo kuba abeshejweho akaza akinjira mu buzima bwo kwibeshaho. Biravunanye ariko nk'umuntu wamenyereye wanatojwe kwishakira ibisubizo ntago byangoye cyane. Inspiration y'indirimbo yawe ya mbere yavuye kuki? Indirimbo ya mbere yaturutse ku mwana, niba ari umwana ni umugabo ubu ngubu waririmbye ikinyarwanda cyo ku muhanda. Sinzi niba iyo ndirimbo waba uyizi. Riderman ni Fireman sinzi. Yabuze izina yitwa umwana w'imihanda. Umwana wari umwanda. Okay yeah. Uriya mwana yararirimbye ndumva icyo kinyarwanda. Mutamvuge ni izi ndirimbo n'abandi bana bose baje bagahita baririmba gutya. Ikinyarwanda ubu nticyahita kizimira. Kuko yahise inakundwa, mutamvuge nanjye rero ubu ngubu ngiye gukora ibishoboka ninjire ku buryo nibaririmba indirimbo nk'iriya nanjye nzajya nshyiramo iy'ikinyarwanda nyakinyarwanda cya kera cyangwa cy'umwimerere. Nuko natangiye. Niba nkumva neza inspiration yawe wayitewe na Riderman ku ndirimbo yitwa umwana w'imihanda kugira ngo ukore indirimbo yawe ya mbere. Numvaga bica ikinyarwanda mu ndirimbo, ndavuga nti reka ndebe yuko nanjye natanga igitekerezo, noneho tukajya dukora. Nabyo sinashakaga kubizimya, ariko navugaga byibuze habeho undi muntu wagerageza kujya bamenya yuko hari indirimbo z'ikinyarwanda cy'umwimerere kandi kiririmbwa iki gihe. Riderman yarakurakaje ku buryo uhita uvuga uti nje mu muziki kama soja, bitamba umuhanzi ku ngufu. Riderman aharabyumve yuko hari umuntu yafashije mu buryo bwo kuza mu muziki, nubwo atari uburyo bwiza, yaje azarwe n'ishyaka, ariko byose ni ubuhanzi by the way, kuko hari n'ibindi aririmba nawe byumvikana. Iyo ndirimbo yavugiraga abo ngabo nyine. So indirimbo yawe rero iza yitwa ngo iki? Ifite aho ihuriye n'indirimbo umwana w'umuhanda ya Riderman? Na lyrics cyangwa mu bindi gusa nuko ubushatse nyine kubivuga gutyo, ntago naje nje kuvuga ngo hari umuntu uzajya ukora indirimbo nanjye ndangiza nkore imeze nk'iyi. Oya, naje ubwo mfite uburyo bwo kuririmba, niba ari igitekerezo nzanye nka gitanga ku buryo kigira inama gisigira umuntu. Indirimbo zanjye akenshi iyo yumvise, niba ari nk'iy'ubukwe ibigira inama abageni, niba ari iyo ndirimbye mbenda mvuga u Rwanda nkagira inama ukuntu abantu bakakwiye kuba bitwara nk'abanyarwanda. Mbese nuko byagiye bigenda. Okay, indirimbo rero yawe ya mbere wishyize hanze ryari? Ubwo 2017 nyine. Ndibuka yuko perezida ajya kuri stade arahira, indirimbo yanjye nibwo ya mbere nari ndangije kuyikora. Icyo gihe ni ihe challenge wahuraga nayo nk'umuhanzi ubigiyemo bwa mbere, ugiye muri studio bwa mbere? Icyo gihe ko aba producer ababizi bavuga ko bitari binoroshye kubona producer, bitari ibintu byoroshye. Wowe noneho nk'umuntu uje mu muziki uri mushyashya byakugendekeye bite? Wagira ngo ahubwo wari uhari. Umuproducer wa mbere nahuye nawe ni umwana witwa John. Niwe muntu twahise duhura muri studio ubwo nari mpageze. Yego. Studio yitwaga gute? Yitwaga Unlimited. Yego. Ubwo tumaze guhura na John dukora indirimbo, ubwo naje nje gukora album nyine. Yego. Y'indirimbo 12. Projet arayitangira hashize nk'ibyumweru nka 3 bahita bamutwara izo projet zanjye atari buzimuka, nagomba kuzirekeraho.
ubwo nahise mpura n'ikibazo nyine cyo kubona ukomereza kuri taci ye kugira ngo dukomeze tujyane, niho havuyemo mbese kungora, kuko ubwo undi twahise duhura ntabwo byagenze neza cyane ku buryo n'ubwo izo ndirimbo numva afite gahunda yo kuzazisubiramo, kuko ubwo ya alubumu ya mbere yose ntabwo yandyoheye. ntabwo yakuryoheye. Hari ikosa washyira kuri Region cyangwa ni ibisanzwe we yagiye mu kazi yakwitwayeho neza mu gihe mwabanye? Mbese kuri Region uyu munsi wa none ni umuntu ukomeye cyane. Turi kumwe yari ari mu kazi kandi ntiyari kubona akandi kazi ngo akareke nanone. Gusa ubwo nyine icyo wari uri kuvuga uti ingorane zo mu muziki, iyo ni ingorane imwe nahuye nawe, kuko iyo dukomezanya yanyiboraga neza mu ndirimbo nk'umuntu wari uje bwa mbere mu muziki, yanyiboraga neza, ariko kumubura nahise mpomba ikintu gikomeye, kuko byansabye kujarajara nishakamo kandi nari mfite unyobora ushakishiriza. Turashimira cyane Region ubwahari arabyumva, ngira ngo yagukoreye neza ku rwego bitanakoroye kuba washaka undi muntu wagukorera nka Region. Taci yo warayihombye unahitamo rwose. Anyway, kuki bitashobokaga ko wajya musangaho ariko tubona abantu bimukana ama project ko byari byoroshye? Ubushobozi, kuko ubu muziki nkukora nta muterankunga ngira, ari uko ntababuze cyangwa ntanabashaka, ariko ninjira nkora umuziki nta muterankunga mfite, ariko biterwa nuko abaterankunga iyo baje bagushyiraho amabwiriza, bakagushyiraho makondisiyo ugomba kugenderaho kugira ngo bacuruze. Ariko numvaga ntashaka kuzimirira mu muntu, bituma nkomeza kwihingamo kugira ngo nanjye ikindimo gisohoke, ndebe yuko nyine nk'uko niyemeje kuvuga intereka ngira icyo nkora ku muziki nyarwanda, nze ndi ikinyuranyo. Ndabizi ko abantu badakunda impinduka, ariko nzi yuko muri uyu muziki ni ikinyabuzima, urakura. Nzi yuko igihe n'igihe kizagera inshoberamahanga ikaba inshoberamahanga kabisa. Inshoberamahanga ikaba inshobera. N'ubu ntabwo ari injyana yoroshye, wifata nk'iyoroshye kuko nge ndayizi n'abadukurikiye bari bujye kuri YouTube bayishake bayumve. Ntago wasora indirimbo 100 ari ibintu byoroshye. Turi bubigereho wenda. Icyo gihe Region uramubuze, ya album isa nk'itikiye irabuze, urabiretse, ndakumva cyane nk'umuhanzi ni ibintu biba bitakoroheye. Utangiye izindi ndirimbo ku ruhande. Wese utangira indi album urayirengagize yose burundu? Hari izo yaragejeje kure mpita ashaka kuzi masteringa, ubwo izo zirangiye mpita ntangira n'indi album, ariko nkubwiye yuko hagati aho ngaho kugera yenda nko kuri album ya 3 byarangoye kugira ngo mbone undi muntu duhura, uretse ko ubu nagezeho nkabona undi yenda duhuza. Izi ndirimbo za nyuma, album 2 za nyuma zo zimeze neza, mba numva zimeze nk'uko mbishaka. Yego Damien, hari igicurangisho cy'umuziki icyo gihe wari uzi wacurangaga wenda ngo bigufashe kuyoborwa muri studio cyangwa kwiyobora? nta gusabwa nahise mbona yuko gitari ikeneye mpita ntangira kuyiga, ubu nyigeze kure. Indirimbo zanjye nyinshi ngenda nzicuranga, ari uretse ko harimo izikomeye zisaba amanota akomeye, ariko hari nkeya ndi kugenda nicurangira. Ariko icyo gihe nta kintu narinzi, nazanywe n'ishyaka gusa numva yuko umuziki nyarwanda ngiye kuwinjiramo, nkawushyiraho icyumba kabisa. Uyu munsi wa none ufite album zingahe? Nakoze 2 za 12 nkora n'izindi 2 z'indirimbo 15 nkora n'izindi n'indi imwe ya 12, ubwo ni 30, 48 kongeraho 12, ubwo zimaze kuba zingahe? 60. Ubu mfite n'indi album iri muri studio. Iriho zingahe? Nayo ni ya 12. Ubwo ni indirimbo 72. Izo ni ziri muri studio numva zarangiye, ariko izo nanditse zo mfite mu kwandika nyine nzahita nkomerezaho
ni nyinshi ni nyinshi. umubare wagerageza kutubwira? Zigeze nko muri 30 zo. 30 zihari zitarandikwa, 12 ziri muri studio zisanga 60 zikaba 72, ubwo zose hamwe n'indirimbo 102. Wahamugabo ko ufite umutwe. Bo impamvu urumva nk'umuntu ushaka gukora ibidasanzwe abagomba gukora nyine atikoresheje. Kandi nk'uko ubibona urabona ndi umuntu ukuze, nanone ngewe nkora nk'ufite igihe gitoya kuko ari igihe cyinshi nataye. Ibyo rero bigatuma nkoresha ingufu zose. Ariyo mpamvu nyine wumva ibyo byose bigenda biba. Kandi izo ndirimbo ninzirangiza ndateganya gukora orchestre. Noneho babana babandi bose najyaga mpeza kuri jewe, aho ngaho niho bazampera ibitekerezo, noneho nkafata bya bitekerezo byanjye nkabivanga, noneho n'ibyababandi najyaga ntegera. Yego. Wenda nshingiye kuri icyo waruvuze, iyo umuntu arebye indirimbo zawe kenshi abonamo abana babyina batoya cyangwa se abantu bameze nk'aho ari itorero runaka. Rero ni itorero ryawe? Itorero nayo narishinze, covid ije basa naho bacitse intege nyine kubera covid. Twajyaga gukora imyitozo bakatwirukana, ubwo urumva tubihagaritse imyaka 2. Bamwe bahise batarara turatandukana, bituma rero ubu ngubu nta rindi torero ndagira. Ariko nyine urumva n'ushinga orchestre bamwe muri bongera ngo ubwo nibo muzakomeza. Bigeze kure ku buryo nyine ni igihe gitoya rwose ndumva bizakunda. Gito bizakunda. Yego Damien, uyu munsi ni yihe challenge ihari itari ihari kiriya gihe ubwo wakoraga umuziki nk'umuhanzi? Muri rusange cyangwa muri rusange, wenda simvuga kuri we kuko uri ukakanya umeze nk'uri kuvugira abahanzi muri rusange. Mu Rwanda ikiboneka cyo kubera niba ari abanyabigwi benshi, kugira ngo mu Rwanda ugire ibigwi bisaba ingufu nyinshi cyane. Muri icyo gihe na mbere yaho abahanzi washoboraga kumva ukabona hashize nk'amezi 6 nta muntu urasohora indirimbo, hashize nk'amezi 3 nta urasohora indirimbo. Ariko kugeza ubu muri iki gihe haravuka abana bashyashya buri munsi, haravuka n'abantu bakuru bashyashya buri munsi, hari n'abari gusubiramo za ndirimbo twashatse twari tugiye kwibagirwa za kera, ukumva indirimbo iraje bayishyashya kuri wowe. Bityo kugira ngo rero ubu ngubu uzane indirimbo bisaba guhatana cyane. Mu gihe cyose wasohoye indirimbo bisaba guhatana cyane. Uyu munsi none tuza abahanzi, umuntu ntiyavuga ngo bacitse intege wenda, ariko mu yandi magambo ni nako wabyita, kuko umuntu utagikora uvuga ko yacitse intege. Kandi mu bihe batangiye mu bihe bisa nkaho nawe ari bwo watangiye. Uyu munsi none bacitse intege, wenda baranarebwaga kukurusha, ariko wowe urakomeje umugambi, indirimbo zigeze kure, zigiye kuba hafi 100 nazinarenga. Ukoresha iriye banga ngo uriya muntu yumvireho nawe agaruke mu kibuga? Hari abantu baza mu kintu cyangwa baza mu muziki bihaye intego ntoya, akavuga ati ngiye gukora indirimbo imwe, nitagafata ubwo nzamenya ko nta mpano ufite. Ati ngiye gukora indirimbo 3 cyangwa 4, nintagera aha ngaha nitagenda gutya ubwo ngubwo nzahita mbivamo. Ariko jewe suko icyambere cyo ndashaka kuzasazira mu muziki. Niyo mpamvu kuba n'umuziki wanjye iki gihe yenda utarakwira ahantu hose ntacyo biri kuntwara, kuko intego yanjye iri imbere ntabwo iri ubu ngubu. Ibyo rero bituma numva nkora ntacika intege, kuko tuvuge kuko navuye ko ndi umusirikare, abantu bose dutanga urugero dukurikije uko ibintu. Niba uteguye intambara yo gufata igihugu ukaba utarafata yenda n'intara cyangwa n'akarere na kamwe, ubwo se wacika intege uvuga ko uziciwe n'iki? Nta ntege ubu nafite aho. Icyo gihe uba ufite urugamba rwo gufata igihugu, ntabwo uba ufite uba ugomba kubivamo. Kandi kubera ibyo bita gukotana nyine, umuntu arakotana kugeza nyine aho yiyemeje ahageze.
Damien uyu munsi ufite indirimbo 100 zirengaho. Muri izo ndirimbo hari irimo nibura ivuga ku buzima bwawe bwite umuntu ashobora kumva akavuga ati uyu ni Damien wiririmbye. Indirimbo zanjye zose nko ku 100 haba harimo nka 3 cyangwa 5 mbere yo kuvuga ku bandi, kandi nubwo navuga no ku bandi nanjye mba ndimo, ku buryo indirimbo zanjye nyinshi ndimo, ariko kuvuga ngo ngewe nteruye uko ndi ntayo nagiye ngenda mbisobekamo ukumva yuko ari jye wivuga, ariko nanone nabyerekeje ku bandi. Bara amasegonda 20 ugira akantu uririmba numve ko ntora mari werega urumva ni inshobera amahanga abantu bakeneye no kumva batari bubashe kujya kuri YouTube wenda kuzira bumvireho hano twumva ubwo buhanga mu buhanzi ukoresha amasegonda 20. Ndi umunyarwanda mu nzira no mu nzu, ndi n'intore yishakira ibisubizo, imena gikundiro wadutoje kumenesha, ubuhone tukimika ubuhonoke, ntituza gutenguha aho guhemuka, ngo ntapfa nzemera nzapfe ntahemutse. Kwimika ubuhone, kwimura ubuhone tukimika ubuhonoke. Ko nishobora manga kitegerera byumva. Kwimura ubuhone ukimika ubuhonoke, ikintu nibiki wavuga we? Utwo mu masegonda 20 ukurikiye indirimbo yose yo hari naho wagera ukumva. Ubundi umuntu ugenzi ko mu Kinyarwanda bavuga ati wagihone wabagututse. None tukwimura ubuhone tukimika ubuhonoke. Kinyarwanda umwana w'ubu yakumva ibyo bintu wabivuga ute? No kuvana ubugorye mu nzira ukimuka ubwenge. Rubyiruko rivuze twige ishobora amahanga. Yego izo ndirimbo rero ntako watuye umufasha wawe se buriya arankumuhanzi? Hari n'ima video twakoranye zirahari nyinshi. Indirimbo yihi hari wenda abantu ushobora kugira amatsiko iri kuri YouTube arimo umufasha wawe? Iyo turi kumwe muri video yitwa Isoko, kwarabyumva nawe nyine ko isoko yabaye isoko y'uruko. Ariko iyo ugiye mu Kinyarwanda kimbitse hari isoko nyine, isoko tuvomaho twese. Byabeje ibishego twari tugiye kujya mu bishego, reka tube tubiretse ibyo ngibyo. Uragira uti isoko yanjye mufasha mwiza ugahita useka. Isacinga barayibonera meze neza, n'indirimbo iri muri Rumba. Mwibutse madamu mukubitireho akantu, mwibutse regaza. Kitayisi bangukara. Isoko ya ntacyo. Ntago yisi banguka. Uyitekereza mu kanya turayigarukaho, ntago natuma tuyivaho gutyo gusa. Uyu munsi uri gukorana n'uwe mu producer Damien? Ngenda studio ntago nayihinduye, n'ubundi iracyari unlimited muri iyo myaka yose. Yego, icyo nkora no kuzana aba producer abandi bariho bakorera. Yego. Ni icyo mpindura, ubundi kumwe n'uwitwa ubwo urumva abahari bose bo turasana, abari muri unlimited ubu ngubu bose turasa naho dukorana. Yego. Ariko uwo turi gukorana ubu yitwa 60 beat. 60 beat. 60 beat. Kuri kariyeri wamubwira isoko? Isoko yarije. Okay, naye ndi kuvuga ngo 60 beat abantu bamwitegeho iki bitewe nuko umubona n'ibyo gukorera? Ni umwana ufite icyerekezo. Yego. Ku buryo mu gihe kigiye kuza tugiye gukora indirimbo, ubwo urumva zivanze ubuto n'ubukuru. Yego. Zikora kuri generation zombi zizaba zibyinitse. Ariko Ikinyarwanda cyo ntibitegure yuko n'ubundi nzakora icyoroshye. Harimo agashego ariko mu Kinyarwanda gikomeye.
ubundi indirimbo zanjye inyinshi ni ibishegu ariko zikaba cya gishegu nagira nk'ubu wenda naguha nk'indirimbo ivuga indege nabuze ni natwaye indege bivuge nk'umuhanzi ariko urabivuga mu magambo uri umuhanzi koko ndabivuga mu magambo ntubivuga mu magambo ndabyishyirira mu njyana nanjye sinoroshye ndabikubitamo hip hop nkwikira indirimbo tubwire ku ndege ntabwo wayica tubwire ku ndege twumva narose nsohokana na mutarutwa nihebeye ntwaye ni ntabwo biri kuza ariko birasa nkaho wari ugiye kuvuga ngo utwaye indege wa muntu we mw'abantu mwe muri kudukurikirana imugire ngo uyu mugabo nimwumva hari indirimbo imucitse indirimbo ijana ni nyinshi imirongo ibiri mu mutwe aba ari nk'icyayose aba ari nk'icyayose kabisa nimuze kugira ngo ni ibindi izo ndirimbo zo zirahari murazibona kuri YouTube hanyuma indege ngo ubuvugamo ibi indege mba mvuga yuko nyine nayitwaraga nkayijyana hejuru nkayijyana hasi nkayijyana iburyo n'ibumoso ubwo urumva kandi hose indege ijyayo koko hose indege ijyayo ahubwo rero ikishimisha rero ni uko wa muntu ndi guha umunyenga birangira nshimira kandi awa bajye kuri YouTube barayibona indege bayishyira mbere wumva uko umuntu aririmba ibishegu urumva none se David ndabona tuba guca mu ijambo uragira uti indege si indege isanzwe abantu bazi abantu ntibayizi nyine ese indege ntijya hejuru nyine ihirandinga nimanuka hasi yewe ijyana n'iburyo n'ibumoso n'iburyo n'ibumoso ikora ku byerekezo byombi hanyuma si ijambo igishegu kubitindaho ngo ukora ibishegu igishegu kirimo n'iki nawe utangiye kuzana nyine ubwo bya bindi by'uko ngiye kuzana ubwana natinye kubivuga okay ntacyo ubwo abana tugumye twumva indege abakuru bari kuri kamera mwumva ibyanyu nawe buri wese yumva ibijyanye n'imyaka ye ako kantu rero niko ngushimiye abana iyo mvuze indege bumva indege n'abantu bakuru iyo mvuze indege bumva indege nyine natwaye nkayijyana iburyo n'ibumoso okay aho nta byinshi byo gute yewe mwana umva indege muntu mukuru nawe umva indege kirambere atwara bakamushimira ngo yayitwaye neza David iki kiganiro ntabwo kiri buze koroha anyway wenda tudatinze cyane dusa nk'abanyaruka uyu munsi wa none abahanzi bariho babyiruka cyangwa wenda nabo mwatangiriye rimwe nta muhanzi murabambana ngo mugire dukorwa na tumwe muhuriramo ku buryo bavuga utuye umuntu ndamushimira hari itafari yashyize ku muziki wanjye uri gutegura gushyira icyumba ku muziki kubashimira abo duhura muri studio bose nabashimira kuko iyo turi muri studio yenda twahuriye n'umuntu hari igihe agwa agatekerezo wakagendera ukumva indirimbo ihinduye ireme ndashaka umumentioning umwe cyangwa babiri ushimira mu bantu bashobora kuba bazi mu bari hanze nta zina riri kuza vuba nta zina riri kuza vuba ariko ubwo urashimira umuntu wese duhurira muri studio cyakora wenda navuga ari witwa 44 Generous 44 yego aririmba hip hop ariko iyo twahuraga muri studio yamaga ibitekerezo cyane ko tutakimubona niwe wamugize bize cyangwa sigaye ari umujyanama wawe mu bijyanye n'umuziki oya ntago nanjye namenye aho yazimiriye ubwo ni bya bibazo by'iki gihe nyine by'iki gihe ese ivuze ngo ibibazo by'iki gihe umuziki uyu munsi urimo ikihe kibazo ko umuntu aza ejo tukamubura damiye abahanzi bajya abahanzi sinamenya ikiri kubatwara ariko abenshi mbona ari ukuza badafite intego ndende bishobora kuba biterwa n'ubushobozi umuziki uri gusaba ubushobozi bwinshi uraririmba indirimbo ukabura aho uyijyana urategura igitaramo ukabura uko ugitangiza kubera ibiri gukenerwa kugira ngo igitaramo kibe kandi namwe ntimukishima umuntu arabaririmbira ntimwishime abantu bararakaye uramuririmbira ntiyishime ibyo rero nabyo bica abantu intege kuko hari aho nagerageje gutegura igitaramo ukabona umuntu yaje mu mutwe hari abahanzi bamurimo ariko mu gihe cyacu iyo wabaga ugiye mu gitaramo cya Nyampinga yabaga ari Nyampinga nturi butekereze impara kuko impara ntago zaje aho ngaho ibyo byaduhaga ibyishimo kuko twabwiraga Nyampinga tuti muturirimbire iyi n'iyi
tukataha twishimye. Impara zaba zaje ntutekereze Lucky Dube, ntutekereze n'undi wari we wese, ukishimira iby'impara, mukabyina, mugataha muvuga muti impara zacuranze. Ariko ab'iki gihe aza mu mutwe hari umuhanzi umurimo, agashaka yuko nawe wakabaye nk'uwo muhanzi, kandi bitakunda. Bituma rero ibyishimo bigabanuka, abantu bazige kujya bishima, kandi bishimire cyangwa bishimane n'uwo bari kumwe. Yego. Damien, uyu munsi muri stade ya Pele Stadium kaba ariho tuvuga, numvise ariho wabaye cyane unaharirimbira ko Perezida wa Repubulika yahagiye. Uramutse ukoze konseri muri Pele Stadium, abantu 1/4 baba bayirimo, ni ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe, ushingiye ku nganzo yawe n'uburyo yumva? Abantu baba bari cyangwa mu magambo wenda yumvikana, benshi umubare munini wagaragaramo n'abantu bo mu kigero kigaragute. Abantu b'iki gihe rero nabo ni inshaberamahanga. Urasanga umwana afite imyaka 10 agakunda ibintu bimurusha imyaka, cyangwa no kuvuga ubwe nawe ugasanga aravuga ibimurusha imyaka. Muri make abakunda ibintu by'umwimerere bose baba bari ku ruhande rwanjye. Yego. Ukuvuga umuntu wumva impara yaza kumva na Damien, umuntu ukunda Nyampinga, ukunda Karemera Rodrigue, ukunda bari abahanzi bose bakira, ahubwo wagira ngo nibo banzukiyemo. Kuko numva rwose mpamanya n'iriya miziki ya kiriya gihe. Ibyo uririmba abajene ntibibareba? Uya ntago nabwo ko bitareba. Nababwiye umuntu wese ukunda iby'umwimerere yaba ku ruhande rwanjye. Impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga buri Kinyarwanda uburyo gikoze, iyo uvuze Ikinyarwanda gusa ukagitangira ukagisoza utakivangiye, gitondetse ku buryo ubwawe kigusigamo ubumenyi runaka. Ariko iyo uteruye Ikinyarwanda ukavuga ijambo rimwe ukakivanga n'urundi rurimi, hari ikintu uhomba, kubera yuko Ikinyarwanda uburyo giteye ntago kigereranywa. Kuko Ikinyarwanda ni ururimi rw'umwimerere, nkubwira ko n'izindi zagiye zivukiraho nk'ururimi rwitwa ururi, n'izindi ndimi zose zavuye kuri urwo, ariko rwabyaye n'Ikinyarwanda. Bityo rero bituma umuntu wese ukunda iby'umwimerere yankurikira kandi akaryoherwa. Yagukurikira kandi akaryoherwa. Yego, tukiri aho rero akabazo kihuse. Abantu baragira bati Bruce Melody aratuzengereje mu bishego. Azi umwigisha uko baririmba igishego mu rurimi rukwiriye, uragira uti ajya yiririmba igishego cy'umwimerere, cyangwa ntago byumva ko akiririmba? Ko ndabizi indirimbo zurazumva. Ndazumva, kandi n'uburyo yahisemo gukora nyine nibwo bumuha kuba ari uko ari. Sinamure ngo amere nkanjye, kuko ubwo byaba bibaye nko kuvuga ngo inyoni igiye kwigisha, nako ikisera gikururinda kigiye kwigisha ikiguruka kuguruka. Bruce Melody gusa inama yenda namugira, buriya buryo baririmba mu buryo buhamya icyo bashaka kuvuga kikaza ku mugaragaro. Ndibaza ko mu gihe azaba afite umukwe, afite n'umwuzukuru, afite n'abana bicaranye aho ngaho bakuru, hari igihe indirimbo ze zizajya zimutera ikibazo kuziririmba, akaba atazijya mu gitaramo tumbwe tuti turirimba ya ndirimbo yo muri 2000 na kangahe. Nawe ashobora kumva yuko ibyo bintu urwego ariho n'imyaka ariho bitamubereye. Nicyo kibazo cy'ibishego ubundi bitiyubashye. Ariko nk'iyo ndege yanjye nakubwiye ugenda uyisacinga uyikurikira amagambo ayigize, urasanga n'umusaza w'imyaka 100 yaririmba indege kandi tukajyana na mope. Ukuvuga bizamubera imbogamizi umunsi abana bazaba bakuze nawe ashaje, ariya magambo ntago azaba mubereye, azajyana yarimba tuvuga tuti karahanyuze nyine. Karahanyuze. Damien, inama imwe ku mujene w'uyu munsi uri kujya muri studio gukora indirimbo, adafite amafaranga ariko yumva afite impano.
inama namugira afite impano akaba adafite amafaranga. Mu bihe bya kera n'ubundi amafaranga yaje vuba, hari n'indirimbo afite y'amafaranga baze kuyisacinga bumva iyi nama nagiriye ku bantu ku mafaranga. Muri iki gihe amafaranga adahari, n'ubundi guhana icyo ufite nanjye nkaguha icyo mfite ntago n'ubundi byavuyeho. Ibyo rero byose uri umwana udafite amafaranga ariko ukaba ufite impano, mu bantu bose bahari ntago habura uwo uha igitekerezo ngo abure icyo agufasha. Ariko mu gihe wose wiyumvamo impano, hari uburyo isanzure buriya riteye ku buryo ryanze rikunze iyo utekereje ikintu riguhuza n'uwo mugomba kugendana. Ariko abenshi ikibazo ntibahitamo neza, usanga aza yishyizemo yuko agomba gufashwa na kanaka, natamubona byihorera. Ariko ushobora kuza ukicara kuri studio ukareba nk'umuntu runaka ukamubwira uti kujya gukora indirimbo 10, wambabariye imwe ukayigomwa ikaba iyanjye, nkanjye waza akabisaba sinabimwima. Muri alubumu ya 12 kumubwira nti nzakora alubumu ya 12 ariko indirimbo ya 12 si iyanjye, nyihaye uyu mwana. Rwose ntibyabura. Ubwo amarembo arafunguye ku babyifuza bakuvugisha, banyegera rwose tukaganira, mu gihe afite ibitekerezo bizima namufasha. Yego Damien, tugana ku musozo, uyu munsi wa none iyo urebye umuziki wo mu Rwanda wenda aho wavuye mu bihe bya kera naho ugeze uyu munsi, ubona utanga icyizere kimeze gute wenda ku ruhando mpuzamahanga, ku isoko mpuzamahanga? Hari ikibazo twagize, ubu tugiye kugeza ubu dufite karahanyuze zigiye kuzaba 3. Hari karahanyuze za mbere ya jenoside, hari na karahanyuze zaje nyuma ya jenoside kugera nko muri 2012 2013. Nabari abana baririmba bira byaguma muri kiye cyagumaguma cyose. Iyo generation nayo yaririmbye ibintu byayo. Nyuma yaho haza abandi bahanzi bariho ubu ngubu, nabo batandukanye nabo babiri tumaze kuvuga. Ni ukuvuga rero yuko icyerekezo cy'umuziki nyarwanda kugeza ubu ntago ngewe mba nkibona, kuko buri wese aza ku giti cye, n'undi akaza ku giti, n'undi akaza ku giti cye. Gusa nk'ubuyobozi budufashije bugashyiraho nk'intego yo ubwayo igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se nabo bashinzwe iby'umuziki bagategura bakavuga bati ni gute twakora umuziki nyarwanda, kuko imiziki yacu yose ishingiye ku y'ahandi. Ya gakondo yacu niyo yagiye muri festival mbona ibiya mbere, ariko usanga barayihaririye urukerereza, bayihariye ayo matorero yo mu akora iby'ubukwe. Ntabwo abahanzi bari kwibona muri uwo muziki nyarwanda ngo bakore umuziki nyarwanda yenda bawudevelope bawuzamure nk'uko bazamura bari abanyamahanga, kuko bari abanyamahanga iyo byose nushaka kuririmba icyo cyongereza ukakiririmba nkande ntuzarusha abanyamerika cyangwa abongereza kubikora. Ariko byaba byiza, nawe simvuze yuko ari bibi, ariko byaba byiza mu byo gutekereza yuko nawe ku muziki nyarwanda wagira hari uburyo twakora umuziki nyarwanda w'umwimerere ukitirirwa abanyarwanda, kuko kugeza ubu abanyarwanda muri rusange nta muziki dufite. Yego, wenda ibyo nabyo ni topic ndende tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ndagira ngo tugana ku musozo nse nkukubaza mu gace nakwita ngo ni nk'utuntu n'utundi. Damien, mu gihe cyawe uyu munsi abana b'ubu nyine generation y'ubu imikino ihari ni PlayStation n'indi mikino nyine y'abana. Abantu banyumve nabe n'abakuru bakina PlayStation, ndi kuvuga abubu b'uyu munsi. Abubu bo mu gihe cyawe bakinaga iki? Umukino umwe gusa. Gusa nabwira nk'uwe mu butoya se. Yego, ni nk'uwe mukino mwakinaga, urugero tuza bakinaga amabiye n'ibiki, ariko nabyo tubizi vuba. Hambere aho ni ihe mikino yabagaho yo mu bwana? Mu gihe cy'ubwana twese twarubatse, ibintu byo kubaka ni rusange. Nk'ababaga mu cyaro twabaga turi kubaka, ariko ukaba uri gukora n'amarinete y'ibikenyeri,
bitewe na cya kintu ushaka kuzaba cyo wakuraga igihwanye nabyo. ni ukuvuga umwana yaricaraga agashushanya ikintu ubona inzozi ze yazisoreraga mu bishushanyo by'icyo gihe mu bikorwa ku buryo uri nk'umubyeyi ushaka kumufasha yahita abikwereka. Daniel wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe. Urakoze naho ubutaha.